amagambo yawe ni amagambo uvuga niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Mu yandi magambo, iyo wamaze guhishurirwa icyo bita imbaraga z'amagambo, ukamenya amagambo uvuga, ukamenya ibyo watura, ukamenya ibyo uvuga, umenya uko ushobora gukira. Iwanyu wisuzume, mushobora kuba mujye musenya ku myaka 30. Imyaka 30 wasanga mutajya muyirenza mukibana n'abagore, mubana n'abagabo. Twege twasenyaga ku mezi 16, niwo mwuka wabaga iwacu. Nanjye ku mezi 16 umugore yaragiye, ariko agiye na mugaro yataragera iwabo, napfukamye muri kaburimbo. Numenya kwatura neza, amagambo yawe azagutsindishiriza. Numenya kwatura neza, amagambo yawe azakubeshaho. Numenya kwatura neza, uzava mu buzima bwo gupfundikanya. Wowe urafata kanseri ngo kansa yanjye, ngo narakwakiriye, uri uwanjye, narakwemeye. Wemera kanseri? Kanseri igurirwa kuri Yesuko. Kanseri ni irihe soko igurirwaho? Ngaho mbwira kuva wabo wari wambona isoko ricuruza kanseri? Hari iryo uzi? Nta soko rigurirwaho kanseri. Ni kanseri wiyatuyeho, ni kanseri wifuzeho, waravuze ngo uri umukene, nta soko rigurirwaho ubukene. Umva, uyu munsi wa none ari cyo wabikoraho ukavuguruza amagambo mabi. Amahoro ya Yesu nabane namwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Twagarutse kuri Prophet Ernest NYIRINDEKWE, tuje mu kiganiro cy'imikasi 12 ikata ikiziriko cy'amateka. Mu kiganiro giherutse twavuze ku mukasi witwa izina. Ubu rero tugarutse ku mukasi witwa imbaraga z'ururimi. Nagushobora kubohoka utaramenya amagambo akuvamo. Icyo bita kubohorwa n'amagambo wivugaho. Ari abantu babohwa n'amagambo biyaturaho, ariko ari no kubohorwa n'amagambo wowe ubwawe wiyaturaho. Ijambo rivuguruzwa n'irindi. Ijambo rivuguruzwa n'irindi. Ijambo rivuguruzwa n'irindi jambo. Hari abantu bibohesheje amagambo. Hari abandi bantu bafasha abana babo bababohesha amagambo. Ariko ari cyo wabikora nk'uko nebabwiye mu kiganiro cyabanje. Hari cyo wabikoraho, aya magambo wivuzweho, aya magambo wivuzeho akava ku buzima bwawe. Hari uburenganzira bibiri yiguha. Reka tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye kubw'ijambo ryawe wemereye ko kano kanya tuvuga. Turi abana batoya, ariko ijambo rye riraturuta. Reka umwuka wera manuka nyobore muri uyu mwanya ngiye kuganira n'ubwoko bwawe ijambo ryawe. Urakoze kubikoreye kwibayisha, ni mu izina rya Yesu, amen. Turasoma Matayo 12 umurongo wa 37. Matayo 12:37, twumve icyo Bibiliya ivuga ku magambo, icyo bita imbaraga z'ururimi. Imbaraga z'ururimi. Matayo 12 umurongo wa 37. Noneho uraje wumve imbaraga z'ururimi. Ni umukasi wa gatatu witwa ururimi rwawe. Umukasi wa gatatu, ururimi rwawe, ururimi. Umukasi witwa ururimi, cyangwa se umukasi witwa amagambo. Amagambo, ururimi. Ururimi ni rwo ruvuga. 12:37 haravuze ngo Holy Shabro Sandele Considera Rimondo Saria Sebrok ya San France. Aravuze ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Amagambo yawe ni amagambo uvuga, niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Mu yandi magambo, iyo wamaze guhishurirwa icyo bita imbaraga z'amagambo, ukamenya amagambo uvuga, ukamenya ibyo watura, ukamenya ibyo uvuga, nkurahiye ukuri, ubuzima bwawe burahinduka, ukava ku rwego wari uriho ukagera ku rundi rwego. Icyo bita imbaraga z'ururimi cyangwa se imbaraga z'amagambo, imbaraga zo kuvuga. Ari igihe abantu usanga babaho mu buzima, bakaba barakiriye Kristo mwami n'umukiza, bakaba barahinduye igisekuru, bakaba barahinduriwe izina, ariko barangiza ahantu bavuye bakahisubiza bakoresheje amagambo. Wagera ahantu barimo bavuga ngo byatuyobeye, ngo nanjye byanyobeye. Oya,
Bibiri iravuga ngo umunyantege nkeya niyatureka ari umunyembaraga, umukene najye yatura ko ari umukire. Uko watura ko uri umukire ubukene bugenda buguhunga. Nicyo bita imbaraga z'iki? Imbaraga z'amagambo. Kuko umuntu asa nk'ibyo avuga. Bibiri iravuga ngo nukuri bishimwa mu bigawa akanwa kawe kazamera nk'ak'Imana. Mu butwari Imana yaduhaye, ururimi rwacu Imana yaruhaye ububasha. Imbaraga z'amagambo. Imbaraga z'amagambo. Magambo nibyo cya gicaniro cy'izina twavugaga. Umuntu yakwise izina riraba. Izina ari abantu bitwa amazina akaza agafata kandi umuntu agasa n'izina rye. Hari icyo bajya bavuga ngo so nakwanga kwita nabi. Imbaraga z'izina, imbaraga z'amagambo. Umva igitabo cy'Imigani 18:21 aravuga ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, kandi abantu barukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Iyo watura ngo uri umukene uzaba umukene, nukomeza kwatura cyane ndi umukire, abantu bakubwira ngo uri umukene ukavuga ngo hoya mu izina rya Yesu ndi umwana w'Imana. Imigani 22:4 ingororano z'abantu bubaha Imana n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Uhita uvuga ngo ubwo nubaha Imana magaze mu mahame yo kuba umukire, ndi umukire mu izina rya Yesu. Nibakubwira ngo uri umunyagisuzuguriro ubabwira ngo nta gisuzuguriro kindiho, uvuga ngo ndi umunyacyubahiro. Ayo ni amahame ya Bibiliya uba uhagazemo. Amahame kuba uhagaze muri ya mahame yo kuba ugomba kuba umukire, yo kuba ugomba kubahwa, yo kuba ugomba kubona ubugingo. Ntushobora kwemerera yuko ururimi rwawe rusora ikintu kibi. Iryo rembo ryose urarikinga, warangiza ugatangira kwivugaho kuri umukire, ugatangira kwivugaho ko ushoboye. Abantu nibakubwira ngo ntacyo ushoboye, jya uvuga ngo ndashoboye, jya uvuga ngo ndabashije, jya uvuga ngo ndi umutsinzi. Haleluya! Imbaraga z'amagambo, imbaraga z'ururimi. Igitabo cy'Imigani 18:21 harabisobanuye ngo ururimi nirwo rwica kandi nirwo rukiza. Amagambo ashobora kukuvamo ashobora kukwica. Imigani 12:14 haravuga ngo imbuto zibiva mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, ngo kandi umuntu wese ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Umuntu wese ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Umukasi wa gatatu ni ukumenya gukoresha amagambo yawe, kwatura amagambo meza. Iwanyu bavuze ko ntacyo uzimarira, none nawe urimo uragendera ku ijambo so yavuze. Yavuze ko ntacyo uzamara. Sogokuru yavuze, nyogosenge yavuze, babakurambere biwanyu bamwe batazi Imana bavuze. Wayahaye agaciro ngo barabivuze ngo nyine twarabyakiriye. Wibyemera byange bivuguruze. Hey, umva Yeremiya 5:14 umva ko umuntu yibohora. Haleluya! Yeremiya 5:14 aravuga ngo nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ngo ubwo bavuze iryo jambo nirivuga guki? Ni ijambo rivuga ngo ntacyo uzavamo, ni ijambo rivuga ngo uri umukene, ni ijambo rivuga ngo urakijijwe ariko ntabwo uzabirambamo, ni ijambo rivuga ngo uzapfa uko, ni ijambo rivuga ngo uzapfa nk'uko sogokuru yapfuye, ni ijambo rivuga ngo uzapfira mu bukode. Ijambo ribi ryose ryavuzwe ku buzima bwawe ni ijambo rivuga turamuzinze. Ayo magambo yose bagiye bakuvugaho, umva uko Bibiliya ivuga. Iravuga ngo ubwo bavuze iryo jambo ngo dore nzabahindura inkwi, amagambo yanjye nzayahindura umuriro mu kanwa kawe ngo abatwike. Ni ukuvuga ngo niba baravuze ijambo rivuga ngo uri umukene, rivuguruza uvuga ngo ndi umukire. Kurivuguruza ni iyi, kuritwika ni ukuwe. Ni ukuri busora amagambo muri wowe ukavuguruza yakuvuzweho. Niko gutwika amagambo. Haleluya! Ni uko ko batwika ayo magambo. Ndaguha urugero. Jewe narambagije umukobwa, mariage irapfa. Mariage ikimara gupfa, ndeba uwo mukobwa sanga ni umwuka uri iwabo warwanaga n'uw'iwacu. Iwacu habaga umwuka wo kudakora ubukwe. Kabiri hakaba umwuka wo kuvuga ngo kwa data bashaka abagore 4. Ndareba sanga muri ibyo bisekuru n'uwo mwuka urimo.
ndareba ndavuga ni sasa rero je mu izina rya Yesu nzashaka umugore umwe. Ndashaka ubyumve n'imbaraga z'amagambo ndimo ndabyivugaho kuko nene namaze kwakira Yesu. Uri umva ino video ari ubwa mbere asubira inyuma kureba izahise. Ndavuga ngo jewe nzashaka umugore umwe wenyine, umugore umwe wenyine niwe nzashaka. Ako ndakandika. Kabiri, nzakora ubukwe. Iwacu nta bukwe buhaba ariko je nzabukora. Ibyo ndimo ndabikora namaze gusoma ibyanditswe, ndimo ndatwika amagambo bavuze. Dekuza ubyumva izo n'imbaraga gutsindishirizwa n'amagambo uvuga, gutsindishirizwa n'ibyo uvuga. Abantu benshi cyane muvuga ibintu byiza nimubiha agaciro, ahubwo ibibi nibyo muha agaciro. Iyo umuntu akubwiye ngo ndagukunda na agaciro biha, ariko yakubwiye ngo ndakwanga nibyo uha agaciro. Niyo mpamvu ano magambo meza atabakorera. Muha agaciro ibibi ni muha agaciro ibyiza. Uyu munsi wa none ibyiza biri muri wowe bari byo agaciro, ibyo bakuvuzeho bibi bitesha agaciro. Urabitesha agaciro ukoresheje kirero, ukoresheje ururimi rwiza uvuga ibintu byiza ubivuga ku buzima bwawe, wikura ibibi byakuvuzweho. Ayiwe, haleluya! Unyemereye kano kanya twazamukana muri ibi birere, uwo mwuka ndawufata. Ndavuga numva rero ubu buzima ndabuhindura mitamagarara. Nangira kurema umudamu nzashaka uko azabasa, nangira kumureba uko azaba ameze, nangira kumureba ndamubona, ndavuga ni n'uyu ahwanye n'icyerekezo njyamo. Umukobwa ndamureba. Kubera iki? Iyo wamaze kumenya kwatura ukaba wahinduriwe izina, ukaba wakiriye Kristo, n'imitekerereze yawe irahinduka. Ugira imitekerereze y'Ikanani kandi ukiri mu butayu. Uri mu butayu ariko ugasanga ufite imitekerereze y'Ikanani. Gute? Ugira imitekerereze y'inzu nziza kandi wabuze nayo ukodesha. Iyo ni imitekerereze y'Ikanani kandi uri mu butayu. Umunyabwenge nagatinda yubaka ahantu ava, aho gatinda yubaka ahantu ajya. Ahantu ajya niyo atinda, ahantu ajya niyo avuga, ahantu ajya niyo avugana nawo, avugana n'ibirere ajyamo kandi atari yabigeramo. Umunyabwenge niko akora. Uvugana n'ibirere urimo werekeramo, uvugana n'ikirere urimo ujyamo, uvugana n'icyerekezo urimo ujyamo. Umunyabwenge niko akora. Icyerekezo ujyamo ni iki? Urajya mu cyerekezo, urimo urerekera, urimo urajya, ni icyerekezo urimo ujyamo. Vugana n'ahantu ujya, apana kuvugana n'ahantu uva. Ahantu abantu bava niho batinze. Yesaya yaravuze mu bice 43 umurongo wa 18 ngo ibya kera nimubyibuke kandi byashize mwe ko byitaho, ngo dore ndarema ikintu gishya, ngo mbese ko kigiye kwaduka ntago muzakimenya. Nagushobora kwakira ikintu gishya utari wabanza wowe ubwawe ku giti cyawe kubanza kwibagirwa ibya kera. Ibya kera kubyibagirwa ni ugutesha agaciro ibibi byose byakubayeho, warangiza ukarema icyerekezo cy'ibintu byiza mu cyerekezo uri mujyamo. Nihuse nicaye muri church, narindi muri za karande nyipfundikanya buzima bw'ubukene, buzima bw'ibibazo, buzima butagiraho kuba, buzima butagiraho butaha, ubuzima kandi ubwo ndahananutse mvuye aho narindi manutse ahandi hantu. Tugira abantu bazamuka bakagira hejuru bakongera bagahananuka, tugira abantu bakira bakongera bagakena, tugira abantu usanga uno munsi yicaye mu modoka ari mu modoka agenda karande ziwabo z'ubukene. Wowe n'umwuka w'ubukene ntabwo turavugaho, ntabwo turavuga karande y'ubukene. Kandi n'uyu mukasi wa gatatu ntabwo uburangiye, muzajya mukurikira mu kiganiro gikurikiraho. Dushobora kuvuga umukasi wa kane ariko tukabanza tukarangiza wa gatatu gusa kugira ngo bigende neza, bibashe kubaryohera. Mukazagenda mukabanza mukumva arimo aho twabaye nkaho dutandukira gato tukigarura ku cyo twabanje, kugira ngo tubanze dusesengure kino kintu neza kugira ngo mubashe kucyumva. Niyo mpamvu tugusaba ujye wigora, nubwo wakumva gace gato ukakibika icyo kiganiro ukazaheraho wagereje, ariko byanga bikunda iki kiganiro ujye ukirangiza kuko ni igihe cyawe cyo kubohoka ku buzima bwawe. Ndicara ndavuga noke, nicara muri church, ndi muri ubwo buzima bubabaye. Ngiye kubona mbona umukobwa arinjiye. Akimara kwinjira arahaguruka, barimo bahanura, iteraniro ririmo riririmba, arongera aricara, ndimo ndamwitegereza. Mbona umupasiteri umwe aramuhagurutsa aramubwira ati mukobwa ko ndimusaba visa urimo ushaka kujya kwigura, ashaka kujya he? Ati ndashaka kujya gukomereza amashuri muri Amerika. Ibyo binabivuga muvandi, nyirinzu yari yaranyirukanye,
nari ndi mu buzima bugoye, nari nzi mu buzima bubabaje, ariko jyewe imitekerereze yanjye n'ururimi rwanjye n'izina ryanjye Kristo yari yarabinduye, nari nzi imbaraga zo kwatura. Magarara muri Yesuwa Yesuwa igice cyawo, Yesuwa igice cyawo cyacuma umurongo wa 12. Yesuwa magarara muri za mpano zimwe z'ubutware. Iyo ufite runo rurimi ukaba warakingukiye mu nyigisho zimwe na zimwe nzababwira hanyuma mu yindi mikasi, hari ibintu utegeka bikakumvira. Niyo mpamvu ngusabye iyi mikasi ugomba yose kuzayumva. Nuramuka uyumvise, ubuzima bwawe buzahinduka, nuzakomeza gusigara uko wari umeze, amateka yawe azahinduka, uzava mu buzima bwo gupfundikanya, uzava mu buzima bwo gupfunda udupfundo uri gupfundikanya twarangiza tugapfunduka. Utu twose tuzarangira, uzava ku rwego rwo kuba umuntu usanzwe, nurangiza uhinduka umuntu udasanzwe. Wakoraga ibintu bisanzwe ariko ugiye guhinduka udasanzwe. Narahagaze ndambura ukuboko, ndavuga ngo wa mukobwa we, barimo bamuhanurira. Yari umukobwa ufite agasatsi k'agakupe, unukanura neza, ameze neza cyane. Jyewe nari nzahari wa mugani wa Tojeni mu kiganiro cyabanjirije iki. Naramurebye ndamugani wa mukobwa we, nona warugendo we ndaguhagaritse, uzabanza uba umudamu wanjye nk'uko Yesu yahagaritse izuba umunsi wose, agahagarika ukwezi umunsi wose. Nanjye ndaguhagaritse, uru rugendo ndaruhagaritse, uzabanza uba umudamu wanjye tubanze tubane, nibwo nzakubohora ukajya kwiga. Urugendo mpita nduhagarika. Urugendo maze kuruhagarika, naruhagaritse nazi n'izina rye, nahagaritse ibintu byose nazi n'izina rye. Kubera iki? Nkoresheje imbaraga z'ururimi. Manuka kwa Bishop wanyoboraga njya kumumusaba, namumusabaga se yari iwabo, ni imbaraga zo kwatura. Ndayimubwira ndavuga nti ndakumenyesha ko mfite umukobwa mu rusengero nakunze, ese yitwa ndetse sinzi izina rye. Nabwo ndavuga ni sindiza ariko namukunze, amaso yanjye yamurebye aramukunda. Ibi biri mu butware butanu bw'abami tuzababwiriramo hano. Niyo mpamvu ngusaba kuzabanza ukumva izi nyigisho, kuko izi nyigisho zakorerwa ubusesenguzi bwinshi, ubundi noneho niho ubuzima bwawe buzagenda bugahinduka. Iki gitabo tuzandika muri iyi mikasi tuzagishyiramo ubuhamya bwacu bwose bw'ubuzima bwacu. Tuzagishyiramo umuntu uza muri video mvuga bikeya, ariko hariyo tuzabisohora, kuko umuntu ufata umwanya akajya gusoma igitabo hari ibintu byinshi cyane abasha gukuramo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Urugendo naruhagaritse rero, ndaruhagarika pe ku mugaragaro. Ndavuga ni ndaguhagaritse wa rugendo wa mukobwa we, nuko urugendo mandaruhagaritse. Manuka kwa Bishop. Bishop arambwira ngo umuhungu wanjye, uriya mukobwa ntago ari ku rwego rwawe. Ibyo yavugaga kwari ukuri, urebesheje amaso kwari ukuri, ariko ugiye mu mwuka ntago kwari ukuri. Kuko njye nkunda kubwira abantu ngo abantu babona ibintu bikwicariye ariko ntago bazi ibikwicayemo. Abantu babona ibikugenza ariko ntago bazi imbaraga zikugendamo uko zingana. Nicyo kintu abantu bajya bakunda kwibeshyaho. Harabivuga, ndavuga ni nta kibazo. Pfa kuba nabyatuye imbaraga z'ururimi nazumvise, niba dutsindishirizwa n'amagambo, natuye kuri ya mugore tuzabana. Nibwo nafashe inzira nyoboke y'amasengesho, njya gusenga. Ubu buhamya nzabusubukura mu kiganiro kizakurikiraho. Turimo tuganira, nzaba nazanye n'umutumirwa kugira ngo dusesengure uyu mukasi wa gatatu ukomeye cyane witwa imbaraga z'ururimi. Nibwo tuzagisesengura mwereke uko nabanye n'uyu mudamu. Ubu tuvugana, uyu niwe mudamu wanjye. Ubu iyi video igiriyeho tumaze kubyarana gatatu n'umudamu wanjye kandi tubanye neza. Ninjye nakoze ubukwe, nashatse umugore umwe, amezi wacu batajyaga barenza, jewe narayarengeje. Ariko si ukuvuga ko nageze muri ayo mezi bajyaga basenyeho ngo nanjye senye. Narasenye ariko byafashe iminota. Gute rero? Yarasohotse ava mu rugo saa 6 z'ijoro arahukana. Yahukana ngo natinze muri salo tutavuganye nabi, ariko menya ko ari wa mwuka y'iwacu yuko basenya ku mezi 16. Uwo mwuka ndamukurikirana, ndavuga ni ndagukurikirana. Ndagenda ndemera pfukama muri kaburimbo, ndavuga ni nyemerera ugaruke mu rugo. Ndashaka mumenye bene data, kurikira iyi nyigisho. Kuyigwa rimwe na rimwe arigiye tujya dutanga ubuhamya. Twatanga ubuhamya nkaho wagakuyemo icyo ushaka, wowe ugaseka, ukagenda kwisekera ati yo, ati pastor, ati warahuritse. Reba ikintu kikureba, nicyo gikomeye. Reba message irimo aho, reba message ihishemo aho ngaho.
umenye uko ushobora gukira. Iwanyu wisuzume, mushobora kuba mujye musenya ku myaka 30. Imyaka 30 wasanga mutajya muyirenza mukibana n'abagore, bana n'abagabo. Twege twasenyaga ku mezi 16, niwo mwuka wabaga iwacu. Nanjye ku mezi 16 umugore yaragiye, ariko agiye namugaro yataragera iwabo. Napfukamye muri kaburimbo, magaze mu Migani igice cya 25 umurongo wa 15, biravuga ngo kwitondoka rindira byemeza umutware, kandi ururimi rworoheje ruvuna igufa. Narapfukamye musaba imbabazi, ndavuga ni nyemerera. Aranyemerera aca bugufi, arambwira ngo ndabyemeye, nemeye kugaruka. Musaba imbabazi, ndagiye nkubwire imyaka maze isanga mu 9, nayo wacu wari warigeze uyigera afite umugore umwe, ariko jewe byarabaye. Ibitarabaye iwanyu ni wowe ugiye kubizana. Numenya imbaraga zo kwatura, ukamenya imbaraga zo kwatura, ukatura icyo uzaba cyo, ugakomeza ukarwana n'ijambo wavuze, ugakomeza kurihagararaho. Numenya kwatura neza, amagambo yawe azagutsindishiriza. Numenya kwatura neza, amagambo yawe azakubeshaho. Numenya kwatura neza, uzava mu buzima bwo gupfundikanya. Wowe urafata kanseri ngo kansa yanjye, ngo narakwakiriye, uri uwanjye, narakwemeye. Wemera kanseri? Kanseri igurirwa kuri Yesoko. Kanseri ni Yesoko igurirwaho. Ngaho mbwira kuva wabaho wari wambona isoko ricuruza kanseri? Kariryo uzi? Na soko rigurirwaho kanseri. Ni kanseri wiyatuyeho, ni kanseri wifuzeho, waravuze ngo uri umukene, na soko rigurirwaho ubukene. Umva, uyu munsi wa none ari cyo wabikoraho ukavuguruza amagambo mabi yose yavuzwe ku buzima bwawe. Mu izina rya Yesu tugiye gusengana rero. Turasengera muri Yeremiya 5:14. Yeremiya 5:14 niwo tugiye gusengera. Noneho uyu ni umukasi witwa imbaraga z'ururimi. Ayo ni amagambo ugomba kwivugaho. Uragenda ufata abana bawe, madame yagiye kubyara mukora kunda, ngamubwira nuzabyara iki, ngatsindishirizwa n'ijambo mvuze. Icyo mvuze ni cyabyara. Igitabo cyo Kuva igice cya 7, Bibiliya ivuga ngo iki? Iravuga ngo ngugize nk'Imana kuri Farawo, Aroni mwene se mugize umuhanuzi wawe. Iyi Imana ivuze biraba yategeka bigakomera. Aya ni amakuru y'ubwami ndimo mbabwira. Zaburi ya 2:6. Noneho rero uyu munsi ndakubyaye, uri umwana wanjye, saba amahanga yose ndayaguha, azaba umwandu wawe nabo komera y'isi. Abandi bakirwa bakubwira ngo uri mubi, nawe wajya wira muri miruwari koko ukabona uri mubi. Fata ibiganza byawe ukore ku isura yawe, fata ibiganza byawe uvuge ngo urasa nk'Imana, wiyatura amagambo meza. Arabasamamaza. Hari abantu bajye bakubwira ngo bakakureba ngo uri mugufi. Ndagira ngo aka kanya wikoreho ubwire Yesu ngo Yesu ndagushimiye ko tureshya. Kubera iki? Uremye mu ishusho y'Imana. Aya ni amagambo abantu bivugaho bakongera kwisubiza icyizere ku bantu bakitakarije. Niba waritakarije icyizere, uyu mukasi wa 3 ni ukugarurira icyizere. Vuguruza ijambo ribi ryose ryavuzwe ku buzima bwawe. Baravuga ngo uri mugufi, vuga ngo ndi muremure, vuga ngo ndareshya nk'Imana, uvuga ngo ukundeshya niko Imana ireshya. Haleluya, haleluya. Ukundeshya niko Imana ireshya muri jewe. Uko wiyatura ayo magambo biragenda, utangira ufunga imiryango iyo ariyo yose. Ufunge uraba wisha icyo bita ibyuho. Narembo na rimwe Satani ari buze kongera kubona, ari buze kuza kwinjiriramo kugira ngo abashe kugukomeretsa. Icyo nicyo nizo mbaraga zikomeye zo gukata ikiziriko cy'amateka, ibintu bihora bigukurura bikagusubiza inyuma aho wavuye. Abana bawe batura umwuka w'ubwenge, kuko dufite abana bajya babura amanota bageze mu munsi w'ibizamini, kandi rimwe na rimwe wareba ugasanga bagira mu bizamini babikora neza, ariko bagira mu bizamini bikanga. Kuki byanga rero? Ni umwuka. Bamwe ari ryo wita umwana wawe ikigoryi, rya jambo mwisi ikigoryi ukamwita ngo ntacyo azavamo. Ntuzigere utegereza amanota, ntuzigere utegereza birote. Niyo ubaka urugo ntuzategereze ko ruzabaho. Uri umubyeyi we, uri umubyeyi we, yaragutegerejeho umugisha ukuvamo, none utangiye kuvuga ko ntacyo azavamo. Uwo mwana nyine nutegereze, nta kintu azigera avamo. Icyo wamwatuyeho nicyo azavamo. Wavuze ko ntacyo azimarira nyine mu buzima bwe, ntacyo azamara. Wavuze ngo nazikamira n'ay'imbwa. Ubu se umuntu utikamira n'ay'ihene, urumva y'inka yazayikamira? Oya,
tangira umwature mubwire ko azaguriza amahanga, tangira umwatureho, tangira umwature uvuge ko amahanga menshi azaza kuvoma, uvuge ko abaye amariba y'amahanga. Uko uwo mwana umwature ibyo bintu ukoresheje aya magambo, araza gusa n'ibyo wamwatuyeho. Namara gukura azakurira muri ayo mahame wamuhaye, nawe azatangira kwivugaho ibintu byiza, azajya avuga nk'umwami. Umwami icyo avuze kiraba, iyo ategetse kirakomera. Hagurukiraho muri Yeremiya 5:14 dusenge. Tugiye kwikura amagambo twivuzeho, tugiye kuvuguruza n'amagambo yatuvuzweho. Twagiye rero subiramo amagambo ngo mwami Yesu Kristo, ubwo bavuze iryo jambo, dore amagambo yabo nyahinduye inkwi, amagambo yanjye ahindutse umuriro mu kanwa kanjye, arabatwitse. Twika ijambo ryose ribi, ijambo ryavuzwe ku buzima bwawe, ijambo ribi ryakuvuzweho, ijambo ryo kutubaka rivuguruze, ijambo ryo kutemerwa rivuguruze, ijambo ryo kudatera imbere rivuguruze, ijambo ryo kutazamuka rivuguruze, ijambo ry'icyangiro rivuguruze. Bavuze kuri mubi, vuga kuri mwiza. Bavuze kuri mugufi, vuga kuresha nk'Imana. Kubitasenya amagambo. Bavuze ko ntacyo ushoboye, vuga ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga, kandi ndashoboye kuko uri muri jyewe arashoboye. Bavuze ko uzapfura umushomeri, vuga ngo nzaguriza amahanga. Vuga ngo ndi umutunzi, vuga ngo ndi umukire, vuga ngo ndi umukire ndetse no kurushaho, vuga ngo ndi umutunzi ndetse no kurushaho. Zamuka mu bindi birere, zamuka mu bindi birere. Bavuze ko utazigurira igare, iyatura umwuka, vuga ngo ahubwo igare rigendera ku butaka, genzagura indege. Iyo uvuze indege, imyuka y'amamodoka itangira kuguhiga. Kubera iki? Kugira ngo utazamuka mu kirere utabanje no kugendera ku butaka. Atura amagambo akomeye mu buzima bwawe, atura amagambo yo kunesha. Bavuze kuzagwa, bavuze ko amagambo y'ubumana azava muri wowe, vuga ngo amagambo y'Imana yuzuye muri jye. Atura amagambo avuguruza amagambo mabi yose bakuvuzeho. Fata abana bawe, bahanurire, bita amazina, reba ibyo bazaba byo, bibagire byo, bibagire byo. Koresha amagambo yo kwatura. Koresha ururimi rwawe. Ururimi rwawe ni ubutunzi, ururimi rwawe ni ubuzima, ururimi rwawe ni icyubahiro. Atura, 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 atura. Aba bana binjize mu masezerano yabo, aba bana binjize mu rwego rwabo. Hanurira no business yawe, hanurira urugo rwawe. Tangira ugendagende, gendagenda, 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 gendagenda. Tangira ugendagende muri iyo nzu urimo. Rakatakasatakarababababa. Ndabona abantu barimo babohoka, ndabona utangiye kubohoka. Hari imbaraga zitangiye kugenda zirekura abantu. Rakatakarabababa. Bari barakuroza urushwima. Hari umwuka, hari umwuka, hari umwuka, hari umwuka wari ukuriho, wari ufite umwuka w'inyonjo. Iyambura iyo nyonjo, kubita hasi. Rakatakadada. Bavuze ko utazabyara, atura abantu uzabyara umubare wabo. Atura mu izina rya Yesu, atura amagambo y'icyubahiro. Atura, 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 atura. Tangira uvuge, gerageza ugire ibintu wivugaho. Reba nk'amagambo 70 wivugaho. Nyemerera ucyumva rino sengesho, ivuga amagambo 70. Aya magambo tangira uyarinde. Aya magambo azasohora ku buzima bwawe, aya magambo azasohora ku rugo rwawe, aya magambo azasohora ku bana bawe, aya magambo azasohora utuye. Avuga amagambo, vuga amagambo akomeye, vuga amagambo y'ubuzima, vuga amagambo y'imibereho, vuga amagambo yo kwinjira, vuga amagambo yo gutabarwa, vuga amagambo y'icyubahiro. Atura amagambo akomeye, atura, atura, vuga, 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 vuga. Tangira wature, tangira wature. Atura ibitandukanye n'ibyo bavuze. Bavuze ibibi, vuga ibyiza. Bavuze urupfu, vuga ubuzima. Ratatatatatatatata. Bavuze ubukene, vuga ubukire. Atura, 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 atura. Bavuze ubugufi, vuga uburebure. Rakatatatatatatata. Bavuze guhera ahantu hamwe, vuga kwagurirwa imbago. Ndagira ngo watura amagambo atandukanye n'abandi. Nyivuga no magambo nk'umuhanuzi w'Imana. Mbonye abantu batangiye kubahoka, mbonye abantu batangiye kwinjira, mbonye abantu batangiye kuzamuka, mbonye abantu batangiye kwinjira mu kindi cyubahiro, mbonye abantu batangiye kwinjira mu bundi bwiza, mbonye abantu batangiye kwinjira ahandi hantu. Rekatakasandara babababa. Oriya basendere ko selalori. Ndimo ndabona hari urwego abantu batangiye kuzamukaho. Ndabona Imana itangiye kubohora abantu. Ndabona abantu binjiye mu kindi cyerekezo. Ndabona abantu binjiye mu bundi bwiza. Ndabona abantu bazamutse mu rundi rwego. Hari ikindi gitinyiro mbonye abantu batangiye kwinjiramo. Hari urundi rwego mbonye abantu batangiye kwinjiramo. Hari andi mavuta mbonye abantu binjiramo. Urakoze mwami, urakoze nyiri cyubahiro, urakoze mwungeri mwiza.
ndagushimiye kubohoye abantu, ndagushimiye kumvise rino jambo. Uwo ari we wese agiye kubohoka, akaba agiye gutsindishirizwa n'ururimi rwe, akaba agiye gutsindishirizwa n'amagambo ye, azagira icyo agambira kimubera uko akigambiriye. Urakoze kuruhuye abantu, urakoze kugaruye ibyo abantu byari byaragiye, ni mu izina rya Yesu, amen.